nabiki wangira ute mbaba nakubwiye ngire cyo ngobaza mukozaho wangira ute wibeshe umukoro none ni ushaka ni ushaka umwiyere ibeshe umukoro wacu Kuri Jenny TV munkorera subscribe and share my friends all of you I don't say thank you Abonshime na bamba fi help me so watch these videos on Jenny TV and God bless you Vishko Spanish I wish you a happy new year 2025 keep improving and follow the rules of the filth remember us to pray to God and do everything good luck thank you for the love you showed me last year let's continue to follow the rules of the filth thank you God thank you Jesus thank you my mother thank you Nadia Ye mchecho mwaramutse waramutse ese izo mvugo zanyu bahora babiyama mukecuru ujye uryita nyoko ntabwo ibyo bintu sinjya mbikunda mpora mbiyama ntazagira uwo nzashinguza mwakiri mukecuru waramutse mujya mubyita abanyoko waramutse iragishegere none se nemera bakiri bato murakimana ngo nibikise nabashakaga ese ni wowe wo kwa Yohana hepfo hagenda ndanikuriye sinkimenye n'abana binaha uruwa hehe wowe nduwe twingi kwa Yohana ubinaha se cyangwa nawe ubiyo za Kigali nari naragiye ku ishuri ariko nyine muri minsi ndina uburiga nyaha ngo nibikise koko numva utambwira ariko se ngo nibikiye nyine nabashakaga ari byo nashaka kubabaza ariko se wa mwana w'umukobwa we harya ngo ni iterambere ryanyu niko njya numva babivugaho ku maradiyo none se iyo mwiga mu mashuri yanyu babambika gutyo ko naherutse umwana w'umukobwa mu gihe byacu asuruza ubu buntu bwanyu akabuma karamanuka se cyangwa n'ibyo mu ngaho hamanuka nkahita nambara ubusa ni kwireye ubundi se ubwo urambaye yewe n'ubundi ntabyo wambaye ushaka nacyo kivaneho ushyire ubusa nambaye ntabyo nzimbi hatagira ujya kunteza rubanda ngo navuze ngaho mbwira ibikugenza mukecuru nari nje kureba wa muhungu wawe umuhungu wanjye umuhungu wanjye witwa nde wa wundi mukuru ni wa wundi mukuru gusa ngira abahungu bangahe yewe nibyo uje gushaka ntabyo uzi uba wabanje gukora amakosa ya mbere uburi byo wambara ngo uje no gushaka umuhungu wanjye none nawe nawe uzi ntabwo ari akabwo ngo yitwa itahire rero none se niba utazi n'uje gushaka uwo ari we ni umukecuru nari nje kureba ariko nakwiyamye kuvuga mukecuru ushaka ibindi uvuga rwose niba ushaka ko tutaza kugurukana wa mwana we w'umukobwa dore ko ari wo muhera mushira isoni nari nje kureba wa muhungu wawe witwa Wapo ni Wapo nyine ni wakabaye ari ushaka koko ni wa musangira imbete zise ni wowe umwoshya akaza yaruhaze yabaye umuvumvu ukaza kunshakira umuhungu se uwambaye ityo igende ntawe uhari igenda iyo muhurire piyo ngiye genda va ahangaha waya yanjye ko mana yanjye genda va ahangaha w'intese genda wa mukobwa we tudasererera ahangaha ayibu ariko se mwuka byara mwe ubundi harya ngo turarira ubu Yohana avuga ko yabyaye koko genda umva ntungarukira ahangaha ndwe n'Imana abanyamyaku nari ntangaye ikikuzanye ahangaha nari nje gushaka Wapo nyine akariro urabona muzaza mumbwira ngo yabateye amata hazagira kankandagira mu maso
ajya gushaka we hazaza avuga ngo yewe yanteye inda hazagira akabikangarira Siko mbona uba wahindutse uvuye he? uyu wanya ariko kuntu mama wanyirukanye nabi. Ubundi wifata kwaza mu rugo utambwiye kubera iki? Buriya mama ahubwo ngize Imana ko atanagukubise. Mama we ntago agemera. Noneho rwose wambaye nabi pe. Mama ibyo ngibyo ntago ajya bikunda. Ntago ajya bikunda rwose pe. Sisi wambwiye ngo nta kibazo njye niyambarira uko nshaka. Nyine kuri njye nta kibazo ariko ikibazo ni ukubyereka ababyeyi nk'abari ubu ngubu wimbwira ngaho nsobanura ukuntu ko ufite telefone kuki utamamagaye kandi ibintu byo wifashe amashuri mwigaho niyo abatera uburara mva nkubwire ujye uhindura imyenda urumva n'ujya upanga kuza kundeba ujye uhindura imyenda basi ubwo nzagaruka noneho nambaye akanzu ndende ujye wambara buriya mama ari gukora se mbona yaracaniye inka ari kumva yaranyishe uziko yanteye n'umujugujugu kanga kumfata nyine ubu utaho ujye umenya ukuntu uzaza ujye uza kundeba wambaye uyo wifashe ukaza wambaye gutyo uziko mama ntago uramumenya ahubwo ugize Imana ko atagucaniriyemo inshinga eshatu mama unama ikinajya agira yendaga kunkubita pe nuko mise nigendera nyine ariko ukuntu ambwiye amagambo yonyine yambwiraga ngaho wowe uritora ugaturuka iwanyu ntaribi wambaye akantu kako asubwa iwanyu bakubonye wambaye ibintu nk'ibi ngibi bavuga ngo ukira wari wanyemereye ko ntacyo bitwaye kwiyambarira kuri njyewe rego kuri njye ntacyo ko no mu rugo nta kibazo nuko nyine nk'ibyaye ikibazo irakiriga wumva nkubwire tujye mama ngiye kumusobanura mubwire yuko nyine wabikoze kubera ko washaka gushimisha umuhungu we sibyo wabikoze gushimisha ariko sinzi ko azanakwemera mama wawe ko mbonye agira amahane cyane ko ubu noneho namusubira imbere niyanyica oya turi kumwe nta kirebo gutwara nta kwica none se wowe wagiye kuza mu rugo ako wibuka ko mama ari umukecuru kuri viziyo yabo ngo kera mama yarambwiye ati ngiye twambaraga ibintu kandi no mu ngubu uzarebe mama yambara ibintu bigeze hasi ku maguru uzi nese mbona nambaye gutyo kugira ngo ikindi ni iki ngo ni uguhisha ngo hatazagira umuntu ndunguruka ngakandebera ngo ngibinyoni nawe nukansetse ese n'abahungu barabarunguruka atabarunguruka se none uzibeshye umubwire ngo twarasambanye urebe ndese ntabizi bura ko tubikora mama ntabyaze ejo bundi uzi amfatana afatana mfite agakingirizo ibintu yarankoreye yaranyishe ati kano kantu ndakazi we nakabonye kuri televiziyo bari kugasobanura ngo nicyo gakora bikumva ako magira amahane pe ariko ni ngombwa akuzi ko hariya rero yanyiyamye nzasubira imbere y'iwari uko nambaye ibintu birebire nyine biguisoma nugize kundeba mu rugo ujye umenya ukuntu uza wambaye kuko ababye ngiye kugenda mubwire urumva mubwire yuko wabikoze kubera ko washaka kunshimisha ariko urambwira ngo ute ushimisha umuntu umva gusa pe kuri njye wari wambaye neza kuri njye wambaye neza ibyo ndanabikunda ariko ibyo ngibyo ujye byambara ariko twagiye muri kagahuru kandi karagahuru ntabwo tuzongera gukoreramo umenye ko uyu munsi bwongera ukama ucyageje wundi warambeshye ngo papa wawe ngagiye gutaha bituma ntabikora sibyo kandi nyine nawe ubu njyana mu bihuru uzi ko n'inzoka zaturya kugira ngo ibisimba bizaturire mu bihuru none ko nta nzu nese ngiye nkuzana mu rugo ariho tubikorera bagira mama none umva utazihanibeshya ngo nabonye abakobwa basigaye bagira ubuntu bw'ubugambo uzibeshya ukabiganiriza umuntu ko tubikorana uzambona urumva neza none se ubwo umunsi wanteye inda ntabwo bazatwica mu rugo inda se ko abantu bazigira ari abo mu mujyi mu cyaro hari ubwo bagira inda reka inani mu cyakeka nk'abantu bari i Kigali nibo batwita ariko kandi wa mukobwa wo kwa Daforoza yaratwaye inda nuko rero agiye mu kazi ngo yagiye i Kigali mu kazi Kigali buriya niyo mpamvu bamuhise bamutera inda none ntabwo ngiye nzatwara inda wewe watwara inda se reka ntabwo bibaho nyababyeyi yawe iraborotse ntabwo we watwara inda ariko nyine suzongera kumbwira ngo tujye mu bihuru ibisimba bitazaturira nese ushaka kuzajya ujya njye nkuzana mu rugo nese wajya umbwira nkaza mu rugo mama wawe yagiye gushaka ibyatsi byiwe ukeka niba ushaka uzadutwiga ubwo ugize umwaka mama agahita hatunguka shabdo sinkubeshye uburyo mama mfuhira ahita agutwika nanjye ubwanjye maze nanjye ubwanjye
tuzajya tubikora mu kigunda urumva kandi utazibeshya ngo nce inyuma buriya ejo nakubonanye na Joshua numva umujinya uranyishe nta bintu byo kuzajya wifata ugahagarara na Joshua njye ntabwo mbikunda uri kumva neza nta bintu byo bundi ubu nce inyuma kubera Joshua siko yari ari kumbwira amakuru yiwe na sheri we subizi ko akundana na Diane narengize ngo aramutse ninongera kukubona nawe njye nta nubwo tuzongera no kuvugana kandi urabizi nuwongera kujya nawe nzakugurira bombo yo kugati tuzamuke mbwira ntabwo sinzongera kugurira bombo yo kugati niwongera kwibeshya nkakubona na Joshua ntabwo nzongera guhagararana nawe sawa tuzamuke njye kubwira mama rero mubwire ko bimeze ariko byiza mu rugo ntere bya biti yarari kuntera singuriye se mama ahubwo umwana nk'abatubuye waretse nkigendera oya humura ntacyo humura ahubwo mama birangiye ahisaze sibyo nakubwiraga waretse nkigendera ugenda ariko wigira ubwoba mama warongera ngo ufite cya giti yarafite waretse nkigendera waretse nagenda mama watadusanga hano abantu ababyeyi barabyara ubundi wowe wakubyaye avuga ko yabyaye yaraherekeje ntabwo nakwirukanye nkubwira ngo umvire mu rugo ntabwo nakwirukanye nkubwira ngo tugenda kajya ku gasi ahangaha umukurikire ahangaha rahira sha rahira urujya kwica imbwa ko rutayicira amarembo jyana nawe ntimungarukire ngawe jyana nawe ntimungarukire mu rugo mwuka kubitwa n'inzira cyari ko kubyara wumva n'ababwira ngo ntimungarukire wibeshye sha ahari aho ngaho kubyara ntabi we mwana yanjye ariko se uyu muhungu n'uriya mukobwa koko ariko buretse ndaje mbereke sha nzabakorera umuti ahantu hose reba nk'ubu akoreka nkubwire sibyo aho kugira ngo bizateze ikibazo ujye wiyambarira kuriya nyine baba bakeneye sibyo cyajya mbyambara nyine biriya bashaka si tutarakundana wakundanaga nande subizi ko ari bwo njyewe nangiye gukundana nibwo utangiye kuki cyagiye dusambana unasanze utari isugi hase nanjye ntabwo mba nzi kuntu isugi nawe ntabwo se njye nigeze mbikora babarira ngenda bizi neza cyagenda kubonanye na Joshua mpita numva mubikorana uzi kuntu mfuha nushaka kujya witonda gihe tubikora bwa mbere ntabwo nari isugi baze ko nagiye nkanarwara wararwaye singiye ntabwo nari nakuguriye bombo yo ku gati ntabwo nakuguriye bombo yo ku gati mva nkubwira ahubwo se mama ko mbona mama zatuma dukomeza kubikora ko mama nawe wajya ni igisazi kuba kusini oya na mumire na guru oya nyine wanzo nasema mama njamba ngubwiza ukuri sibyo mama oya mama mva nyine ngubwiza asuni mama mushaka iki ngene icyo wakora cyose ntago neze kuzanga uyu mukobwa ubundi ko ahantu hose mwigiriye ngendaho ubundi mushaka iki icyo wakora cyose uyu mukobwa ngenda mukunda genda umusazi oya naguru umusazi nyine wanzo mama mushaka iki ko base mama njamba ngubwira umva nyine ngubwira aho kugira ngo njye ubundi uyu mubyeyi azajye kunsaza mama njye nzakubaka mbaze nguceke ngukubite nk'intuze eshatu wancetse nyine mama njye wandetse uyu mukobwa mama wagiye ureka kumbangamira koko mama wagiye ureka kumbangamira ate mama njye agiye kuzanyica mama njye wagiye uyu mukobwa umushaka nese mama njye ubundi mushaka iki ko uyu mukobwa nateze kuzamwanga koko icyo wakora cyose sinzamwanga
urumva njye rero sinzi impamvu mugenda mu rugo aza kunsura ukamwirukana nawe ugira ngo ndagonze nigire no kwicara mu kigunda ukangenda umuntu ushaka iki wahisemo kumuzana hano mu kigunda none se uri kunshaka iki icyo wakora cyose simeze ku icyo mwana wifuza niki ahubwo icyo wifuza niki kugira ngo mbe ndabwira icyo wifuza niki n'uyu mukobwa njyewe uzamutungira he mpereza akabando kanjye Nisama ntabwo wambwiye ko uzamisama mpereza akabando kanjye nase mpereza akabando kanjye ntacyo ngukunda cyangwa narakikwaza ekure kura amabere yanjye uyu ni umukobwa wanzanira nese ushaka uyu ni umugore wazana mu muryango oya ubarambaye uramanura ibiki cyangwa turubikamo igiti uramanura ubarambaye nese amabasi wambwira ko oya icyo nkubaza nsubara icyo unsubiza ubarambaye arambaye nyina basi reka yambara uko ubishaka noneho basi tujye ariko duha amahoro ese n'ubundi cyo wakora cyose sineze ko ngenda uyu ni umugore ni umukobwa wazana mu muryango ukamwerekana mu muryango ngo arambaye oya ubarambaye mbwira ko ubuyambaye ndebera ese wa nyine muri ubarambaye byo kuzanye ubarambaye nkubita ariko wirinde kumukoraho mbabara wirinde kumukoraho nkorera ibyo ushaka unkubite ariko wirinde gukora kuri uyu mukobwa mukozeho nabiki wangira ute mbaba nakubwiye nyine cyo nkubaza mukozeho wangira ute wibeshye umukoraho none muto niba ushaka niba ushaka umwiyereka mukozeho wangira ibeshye umukoraho